Burya inzira ya muntu iratangaje. Hari umugabo witwaga Astage, akaba yari afite umukobwa umwe gusa w'ikinege witwa Mandane, maze arota amazi adendeje aho umukobwa we Mandane yari ahagaze. Ayo mazi yaragiye yuzura igihugu cyose, izo nzozi azirota inshuro ebyiri zose. Biza gutuma yitabaza abanyabwenge ngo baze bamusobanurire iby'izo nzozi. Abantu bazi gusobanura inzozi baraza, nuko bamubwira ko umwana w'umukobwa azabyara ari we uzigarurira ibihugu byinshi. Nuko uwo mugabo Astage agambirira kutazashyingira umukobwa we muri icyo gihugu cye, atinya ko umwuzukuru we yazamusimbura ku butegetsi. Ariko umukobwa we Amandani yaje gushaka igikomangoma cyo mu gihugu cy'Ubuperesi. Iwabo bamenye ko atwite, bamutumaho ngo azaze kubyarira iwabo. Ariko se asaba ko bamuzanira umwuzukuru kugira ngo abe ari we umusuhuza bwa mbere, ariko ntibamenye icyo agendereye. Yari yaje kubyarira iwabo, ntibamenye impamvu amubwira ngo arashaka umwuzukuru. Abantu batekereza ariko ashobora kuba ari ugukunda umwuzukuru we. Baramumuzanira yabyaye. Akimufata yigira inama yo kumuha umwe mu batware be ngo ajye kumwica. Amuha umutware mu batware be witwaga Harupagusi. Nuko wa mugabo Astage atuma ku mukobwa wa Mandane wabyaye, aramubwira ati wabyaye umwana wapfuye, ati kandi bahise bamushyingura. Nuko wa mukobwa Amandane asanga umugabo we, arabimubwira, ariko nyine ntabwo yemeye ko ibyo se amubwiye ari byo. Yabwiye umugabo ati data yampekuye. Wa mutware wahawe umwana ngo ajye kumwica aragenda mu nzira, abonye ko uwo mwana ari mwiza, biramunanira rwose kwica urwo ruhinja. Amuha umushumba. Harupagusi amuha umushumba wabo ngo azamwice, amwicire mu ishyamba aho yaragiraga umukumbi. Ubwo umwami yizeye ko Harupagusi yagiye kwica umwana. Harupagusi kandi nawe umwana yamuhaye umushumba. Umushumba ageze iwe, ajyanye wa mwana ngo amwice, ariko anyura iwe asanga umugore we amaze kubyara umwana, ariko umwana yabyaye yapfuye. Bareba ukuntu bagiye gushyingura umwana wapfuye umugore we yabyaye, bagashyingura n'umwana muzima nawe wavutse neza, bakamwica bakamushyingura. Baravuga ati reka uyu nguyu aba ari we turera, noneho dushyingure uwapfuye, dusigarane uyu mwana. Nibambaza ko namwishe, nzagaragaza uyu nguyu ko ari we wapfuye. Nuko wa mwana arakura abaho gutyo, arererwa mu bashumba. Umwana wa Mandane ntiyabakishwe, ariko aba Astage washatse kumwica we akaba yari azi ko yamwishe, yamutanze ngo bamwice. Nyuma y'imyaka 12 wa mwana arimo akina n'abandi bana muri quartier, barimo bakina ibya gisirikare n'abandi bana. None abana batora umukomanda mukuru cyangwa se umugaba mukuru wabo uri buze kubahagarara muri icyo gikorwa. Barimo bakina. None baravuga bati umwana umwe nica amategeko cyangwa kwica amabwiriza tugenderaho, uyu dutoye ni uri bumuhe ibihano. Nuko niko byaje kugenda. Umwana umwe aza kwica amategeko, wa mwana nyine wa mushumba niwe watowe ngo aze kuba umuyobozi cyangwa se umugaba mukuru wabo, aba ari we umuhana. Amuhannye biragenda bigera ku mwami. Umwami ahamagaza umwana ati se kuki uhana, ninde waguha uburenganzira bwo guhana abandi bana?
umwana aza kwisobanura nta mpanga afite, aravuga ati aba bana ni njye batoye, none ngiye guhorwa umuntu wishe itegeko, kandi mu bantoye n'uyu mwana arimo, akaba ari no mu bashyizeho ayo mategeko, none ubwo ndaba nzira iki? Umwami atangazwa n'ubwenge bw'uwo mwana, umwana wo gutinyuka guhagarara imbere yanjye nk'umwami, maze agasubiza gutya. Nuko ahamagaza se, aramuhamagaza ngo amubaze, uyu mwana wawe udatinya no guhagarara imbere y'umwami agasubiza gutya, wamureze ute n'umwana ki? Nuko uwo mushumba amutekereza amavu n'amavuko y'uwo mwana, aza kumubwira uko umugore we, mbese amubwira amateka yose uko byagenze, ati Arupagusi yampaye umwana ngo njye kumwica, ngeze mu rugo nsanga umugore wanjye yabyaye, umwana yabyaye yapfuye, ndeba kujya gushyingura umwana wapfuye nkashyingura n'umwana muzima nkamwica bampaye kandi mwiza, mpitamo gushyingura uwo nguwo wapfuye umwiza bampaye, undi bampaye uyu muzima ndamureka. Umwami atekereza ko umwana yahaye Arupagusi, arabikurura arabyibuka, yibuka ko umwana w'umukobwa wa Mandana rero yahaye Arupagusi ngo ajye kumwica. Ubwo biba mu mutwe bisobanuye rwose neza ko ari umwana w'umukobwa we. Umushumba yari yaramwise izina, yaramwise Kuro. Nuko niko guhamagaza wa mukobwa we Amandani, amuha umwana we, amusaba imbabazi, iwabo baranezerwa. Umwana ageze iwabo ariga, yiga ibijyanye n'igisirikari, arakomera, aza no kuba umuntu ukomeye, ndetse mu mateka ya Bibiliya habonekamo umwami Kuro wayoboye mu gihe cy'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwarigaruriye isi yose. Uwo niwe Kuro washoboye kugera kuri urwo rwego rwo kuba umwami wayoboye ibihugu byinshi byo ku isi, warwanya urugamba rukomeye, kandi nk'uko inzozi zabivugaga, niwe wigaruriye ubwami bwose n'ubwase, n'ubwa sekuru, nk'uko inzozi ze zarabigaragaje. Yigaruriye ubwo bwami bwose n'ubwami bwose bwo ku isi arabutegeka. Ikindi tubona kuri Kuro ni uko ari umwe yagize uruhare rukomeye mu gutaha kw'Abisirayeli bari baratwaye ubunyagano, barajyanywe i Babuloni. Yatanze amabwiriza y'uko bakwiriye gutahuka bagasubira iwabo. Rero iki gitekerezo kirangira gitangaje cyane, aho ubona uburyo inzira ya muntu iba imeze. Icyo Imana yakuvuzeho byanga byakunda nta kigikoma mu nkokora. Icyo Imana ikwifuzaho byanga byakunda ntawe ugikoma mu nkokora. Niyo mpamvu muri ubu buzima umuntu akwiriye kumenya ko hari ibyo abantu bashobora kukwifuriza ariko ntibikubeho, bakarwana no kubikora kugira ngo bakubuze kugera ku kintu runaka ariko ukakigeraho. Rero ni igitekerezo cyiza, ni amateka yabayeho. Rero muvandimwe, niba Imana hari ikintu yakuvuzeho, ntacyo uzaba, uko byagenda kose kizasohora uko Imana yifuza ko gisohora. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.